Dore ibintu 7 bizakugora kugeraho niba ugira ishyari. Hari ibintu byinshi bishobora gutinza iterambere ry'umuntu, ariko kimwe mu bibi kurusha ibindi n'ishyari ririmo. Ishyari ni nk'uburozi, buhoro buhoro bwangiza umutima, bugahuma amaso umuntu akareba ibyo abandi bafite aho kureba ubushobozi bwe. Abantu benshi bibwira ko ishyari ari ukumva utishimiye gusa ibyo undi agezeho cyangwa yagezeho, ariko mu by'ukuri ishyari rituma umuntu atakaza amahirwe. Icyo ni kimwe. Amahoro. 2, inshuti n'icyerekezo cy'ubuzima. Ibyo ushobora kubitakaza rwose mu gihe ishyari ryamunze umutima wawe. Niba ushaka kubaka ejo hazaza heza, ugomba kubanza gutsinda ishyari. Ishyari ni ishyano. Reka turebe hamwe ibintu bigera muri 7 umuntu uganzwa n'ishyari azahora abona bigoye kugeraho. Rwose ni nk'inzozi, ntabwo wapfa kubigeraho mu gihe ishyari ukirifite ku mutima wawe. Twigire ku ngingo ya mbere. Nugira ishyari uzabura amahoro nyakuri. Amahoro nyakuri rwose uzayabura kuko ufite ishyari. Ishyari ntirivuka mu mutima wishimye, rivuka iyo umuntu atangiye kureba ubuzima bwe yigeranya n'ubw'abandi, ugasanga aho kwishimira intambwe ugezeho uhora ubara ibyo utarageraho cyangwa ibyo abandi bafite, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Hari abantu bafite akazi keza, amazu meza cyangwa amafaranga menshi, ariko nta mahoro bafite. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko umutima wabo uhora urwana n'intsinzi z'abandi. Mugenzi wanjye yageze kuri iki, njye sindakigeraho. Yego, ntitubyitiranye n'ishyaka. Ishyaka n'ishyari biratandukanye. Ushobora kugira ishyaka ni ukumva utewe ishema no kugera ku cyo umuntu yagezeho, ariko mu buryo ukamenya uburyo yakoresheje. Naho ishyari ni ukumva wifuje ikintu cy'umuntu, kabone niyo yavaho icyo kintu kikaba icyawe nyirizina. Iryo niho bitandukaniye. Ariko iyo wumvise ko umuntu yaguze imodoka nshya, barababara. Iyo undi yazamuwe mu kazi, nabyo birababaza. Umutima wabo urababara cyane iyo babonye undi ashimwa mu kazi, bumva aribo bagombaga gushimwa. Aho ngaho niho ishyari n'ishyaka bitandukaniye. Ngo ariko amahoro nyakuri ntaturuka mu byo umuntu atunze, aturuka ku mutima unyuzwe. Ushobora kuba ufite dukeya twawe unyuzwe, ugasanga undi muntu afite ibintu byinshi by'umurengera ariko atanyuzwe n'ibyo afite, ariko akumva yuko n'utw'abandi yatutwara. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Reka twigire mu ijambo ry'Imana twumve icyo bisobanuraho. Isomo ryo muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani, ibice 14 ku murongo waho wa 30 handitswe amagambo agira gutya: umutima utuje ni ubugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nko kubora kw'amagufwa. Iri jambo ritwigisha ko ishyari ritangirira mu mutima, ariko ingaruka zaryo rikagera no ku buzima bwose bw'umuntu. Niba ushaka amahoro, jya wishimira ibyo Imana yaguhaye kandi wifuriza abandi ibyiza. Hano twikomeze twigire ku ngingo ya 2. Ku ngingo ya 2 y'ibintu udashobora kugeraho rwose kubera ishyari ryakumunze umutima. Nugira ishyari bizakugora rwose kugera ku ntsinzi nyakuri. Aha ngaha biragaragara neza. Hari abantu bakora cyane ariko ntibatere imbere. Hari n'abandi bafite impano nyinshi ariko ntibagere kure. Rimwe na rimwe ikibazo si ukubura amahirwe,
ahubwo ni ukubura igihe uhora ureba ubuzima bw'abandi ariko ubwawe ntubyiteho. Aho kubaka ubwawe uhora urangamiye mu byo abandi bagezeho. Muvandimwe rero, kimwe mu bintu ishyari ryangiza kurusha ibindi ni uguhindura icyerekezo cy'umuntu. Iyo umutima wawe wuzuye ishyari ntuba ukireba aho ushaka kujya, ahubwo uhora ureba aho abandi bageze. Buri gitondo ubyuka ushaka kumenya ibyo abandi bagezeho. Ufungura imbuga nkoranyambaga ukabona abantu baguze imodoka, bubatse amazu, barangije amashuri cyangwa batangije ubucuruzi. Aho kugira ngo ibyo bikubere isomo cyangwa bigutere imbaraga, bitangira kugutera agahinda, ukababara cyane, ugatangira kwibaza uti kuki njye nkiri hano, kuki Imana itampaye ibyo yahaye abandi? Ibyo ni ibibazo wibaza, ariko ikibazo si uko Imana yakwibagiwe. Ikibazo ni uko amaso yawe yavuye mu rugendo rwawe agatangira gukurikira urw'abandi. Intsinzi ntigerwaho no kwifuza ibyo abandi bafite. Hari abantu batekereza ko intsinzi ari amahirwe gusa. Oya, siko bimeze. Intsinzi ni urugendo rwubakwa n'icyerekezo, umurimo, kwihangana no kudacika intege. Nta muhinzi usarura imyaka myiza igihe amara umunsi wose areba umurima w'umuturanyi. Ntibibaho. Agomba kwita ku murima we, awuhinga, kuwuteramo imbuto, kuwuhira no kuwurinda. Ni nako ubuzima hano muri iyi si bimeze. Iyo uhora utekereza ibyo abandi bagezeho, utakaza igihe wakagombye gukoresha wiyubaka. Ibyo bituma amahirwe anyura imbere yawe utayabonye, akayoyoka. Isomo rikomeye ryo muri Bibiliya, tubona urugero Sawuli yagiriye Dawidi ishyari rikomeye cyane. Mu gitabo cye cya mbere cya Samweli, mu bice byaho 18, Bibiliya itubwira ko nyuma y'uko Dawidi anesheje Goliyati, abaturage batangiye kuririmba bavuga bati, Sawuli yishe 1000 ariko Dawidi yica 10,000. Aya magambo yababaje Sawuli cyane. Aho kugira ngo yishimire ko igihugu cye cyabonye intwari, cyagize intsinzi, yemera ishyari ko ryinjira mu mutima we. Kuva uwo munsi Sawuli ntiyongeye kubona Dawidi nk'umukozi w'indahemuka, ahubwo yatangiye kubona nk'umwanzi. Yamaze imyaka myinshi amwirukankana ashaka kumwica. Tekereza icyo Sawuli yatakaje. Yari umwami wa Isiraheli, yari afite ubutegetsi, ingabo n'icyubahiro, ariko aho kuyobora neza igihugu cye, yahugiye mu guhiga umuntu Imana yari yahamagaye. Ishyari ryatumye yibagirwa inshingano ze, ryatumye atakaza amahoro, ryatumye atakaza icyizere Imana, kandi amaherezo ubwami bwe bwarasenyutse. Isomo rikomeye dushobora gukura hano hantu, ishyari rituma umuntu arwanya umugisha w'undi, ariko ntirigirira icyo rihindura kuri uwo muntu, ahubwo niryo rimusenya buhoro buhoro. Dawidi yakomeje gukorera Imana no kubaha Sawuli, ariko Sawuli we yakomezaga kubabazwa n'intsinzi ya Dawidi. Iyo ushora imbaraga zawe mu kurwanya abandi, uba utakaje igihe cyo kwiyubaka. Hano ibibazo dusangamo: ese hari umuntu utsinda bikakubabaza? Icyo wakibaza ku mutima wawe. Icya kabiri, ese hari umuntu ubona atera imbere ukumva umutima wawe utamwishimiye? Icyo ni ikibazo cya kabiri ukwiye kwibaza.
Ese umara igihe kinini uvuga ibyo abandi bagezeho kurusha ibyo gukora kugira ngo utere imbere? Icyo ni ikibazo cya gatatu ukwiye kwibaza. Niba igisubizo cyawe ari yego, uyu ni umwanya wo guhinduka. Wakwitwara ute mu mwanya wo kugira ngo abandi ishyari? Jya ubifata nk'isomo. Niba umuntu yubatse inzu, ibaza uti ni iki nakwigira kuri we? Niba hari uwatsinze mu masomo, ibaza uti ni iyihe myitwarire namwigiraho? Niba hari uwateye imbere mu bucuruzi, jya wiga uburyo yageze aho ageze aho kumwifuriza kugwa. Hari abantu bibaza impamvu batakigira inshuti zibakunda, impamvu abo bakoranaga batakibizera, cyangwa impamvu mu muryango bahora mu makimbirane. Akenshi ikibazo ntikiba ari abandi, kiba ari umutima utangiye kwemerera ishyari kuwutegeka. Ishyari ni nk'umuriro utangira ku gashashi gato cyangwa umugesi umunga icyuma. Muzi yuko icyuma iyo cyafashwe n'umugesi gitangira umugesi ugenda gake gake ukimunga, umugesi ukarangira ukirangije. Mu ntangiriro ushobora kumva ko ubabajwe n'uko mugenzi wawe yagize icyo ageraho, nyuma ugatangira kumunenga, hanyuma ukamuvuga nabi, amaherezo ugatangira kumufata nk'umwanzi. Ni uko nguko ishyari rigenda rikura. Niyo mpamvu ishyari rero ryica ubucuti buhoro buhoro. Ahangaha isomo twakuramo tugendeye kuri Bibiliya, Yosefu yagiriwe ishyari n'abavandimwe be, bakajya bumva batamukunze, akajya arota inzozi, yazibabwira bakagira umujinya, bakababara. Byarangiye bamugurishije. Iryo ni ishyari ryagiye ribatera gahoro gahoro. Twigire ku ngingo ya 4. Nugira ishyari uzibagirwa impano n'umuhamagaro Imana yaguhaye. Imana ntiyigeze irema abantu babiri basa rwose. Buri muntu yaremwe afite impano ye, umuhamagaro we n'inzira ye. Ariko iyo umutima wuzuye ishyari, umuntu atangira kwifuza kuba undi, akibagirwa uwo Imana yamuremyemo mbere uko yari ari. Muvandimwe, kimwe mu bintu bibabaza cyane ni ukubona umuntu ufite impano idasanzwe, ariko imyaka igashira atarayibyaza umusaruro. Si uko Imana itamuhaye ubushobozi, ahubwo ni uko amaso ye ahora areba impano z'abandi. Ni ikibazo gikomeye. Rero hari abantu bavuga bati iyaba naririmbaga nka kanaka, abandi bati iyaba nari umucuruzi nkaba narabaye umucuruzi nka kanaka, abandi nabo bakavuga iyaba naragize amahirwe nk'aya kanaka. Ariko bakibagirwa ko Imana itanga impano zitandukanye. Iyo wishimira impano y'undi ukibagirwa iyawe, uba umeze nk'umuntu ufite umurima urimo zahabu, ariko akamara ubuzima bwe ashakisha zahabu mu mirima y'abandi. Ishyari rihuma amaso. Iyo umuntu aganzwa n'ishyari, ntiyongera kubona ibyiza Imana yamushyizemo. Ashobora kuba ari umuvugabutumwa mwiza, ariko ukifuza kuba umuririmbyi. Ashobora kuba ari umwarimu mwiza, ariko akifuza kuba umucuruzi. Ashobora kuba ari umunyabugeni ufite impano idasanzwe rwose, ariko akumva ko ubuzima bwe nta gaciro bufite kuko atameze nk'abandi. Ibyo bituma imyaka ishira, impano ye ikaguma ihishe.
Bibiliya itwigisha ko buri muntu ari urugingo rw'umubiri wa Kristo, nk'uko ijisho ridashobora gukora umurimo w'ukuboko, ni nako abantu bose batagomba gukora ibintu bimwe. Imana yaremye buri muntu wese afite intego ye yihariye. Isomo rikomeye ryo muri Bibiliya tubona umugani w'italanto, ndetse muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 14 ukageza ku wa 30. Yesu yavuze umugani w'umugabo wasize ahaye abagaragu be impano zitandukanye. Umwe yahawe impano 3, undi imuha impano 2, undi imuha impano 1. Icy'ingenzi si uko bose bahawe izingana, icy'ingenzi ni uko buri wese yagombaga gukoresha icyo yahawe. Abahawe 5 n'2 barazibyaje umusaruro, ziriyongera pe, ariko uwahawe 1 yaratinye ayihisha mu butaka. Amaherezo shebuja ntiyamuciriye urubanza kubera ko yari afite impano nke, ahubwo yamuciriye urubanza kuko atakoresheje icyo yari yahawe. Iri somo rirakomeye cyane. Imana ntizakubaza impamvu utabaye nka Dawidi, ntizakubaza impamvu utabaye nka Pawulo, izakubaza icyo wakoze n'impano yaguhaye. Wige kwiyemera no kwiteza imbere. Niba ufite impano yo kwigisha, yiteze imbere. Niba ufite impano yo kwandika, komeza wandike. Niba ufite impano yo kuririmba, itoze rwose ugere kure. Niba ufite impano yo kuyobora abandi, ikoreshe neza. Ntuzigere uta igihe ugerageza kuba kopi y'undi muntu. Isi ikeneye umwimerere wawe wonyine, si kopi y'undi muntu. Ndetse umurongo wo muri Bibiliya w'Abaroma ibice 12 ku murongo wa 6 aravuga ati, dufite impano zitandukanye nk'uko twahawe ubuntu butandukanye. Iri jambo ritwibutsa ko Imana itagenera abantu bose inshingano zimwe. Buri wese afite icyo ashobora gukora kurusha abandi. Iyo wemeye impano yawe, uba utangiye urugendo rwo kugera ku ntego Imana yakuremeye. Ndetse aha turagenda tukigira ku ngingo ya 5 ivuga ngo ishyari rigutandukanya n'imigisha Imana yakugeneye. Hari abantu benshi bahora bibaza impamvu ubuzima bwabo budatera imbere, nyamara ntibamenye ko ishyari ari imwe mu nzitizi zikomeye zibabuza kugera ku migisha yabo. Iyo umutima wuzuye ishyari, uba uhuze amaso n'iby'abandi aho kureba inzira Imana yaguteguriye. Imana ntiha abantu bose umugisha umwe cyangwa mu buryo bumwe. Buri muntu ufite umugambi n'igihe cye. Iyo utangiye kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, utangira kwibagirwa ko nawe ufite umugisha wawe utegereje gusohora. Hari abantu bahoze bishimira iterambere ry'abandi, ariko igihe ishyari ryinjiraga mu mutima wabo, batangira kuvuga amagambo mabi, kunegura no kwifuza ko abandi batsindwa. Bene uwo mutima ntushobora kwakira amahirwe mashya. Muri Bibiliya tubona inkuru ya Kayini na Abeli. Imana yemeye igitambo cya Abeli, ariko Kayini ararakara kandi agirira murumuna we ishyari rwose. Aho kwikosora no kwegera Imana, yahisemo kwica murumuna we. Ibyo byatumye atakaza umugisha, ahubwo aba umuntu wavumwe. Tugende twigire ku ngingo ya 6. Ishyari rigutera guta intego zawe. Kimwe mu bintu bibi ishyari rikora ni ugutandukanya n'intego Imana yakuremeye. Iyo umuntu atangiye arigirira abandi, ahagarika kwita ku rugendo rwe, agatangira gukurikira ubuzima bw'abandi aho kubaka ejo hazaza he. Aba ahugiye mu kureba ibyo abandi bagezeho. Buri muntu afite umuhamagaro we.
impano ze n'igihe cye. Imana ntiyigeze irema abantu ngo bahatane mu buzima bumwe, ahubwo yahaye buri wese impano n'umurimo bihuye n'umugambi wayo. Iyo utangiye kwifuza kuba nk'undi kubera ishyari, ushobora kwirengagiza impano yawe nyakuri. Hari abantu bihindura imyuga yabo bakayihindura amashuri yabo cyangwa inzozi zabo kubera gusa ko babonye abandi babigeraho. Nyuma y'igihe basanga batishimye kuko bakurikiye ibyo babonye ko abandi ari rwo rugendo rw'abandi ko bakurikiye. Tugende twigire ku ngingo ya nyuma ariyo ya 7. Iravuga ngo ishyari rishobora kukubuza kugera mu bwami bw'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane buri wese aba akwiye gutekerezaho, aho kugira ngo ubure ubwami bw'Imana wakumva inama ugirwa n'ijambo ry'Imana. Iki kintu cya nyuma kandi kirakomeye cyane nk'uko babivuga, ni ko ishyari rishobora gutandukanya umuntu n'Imana. Impamvu ni uko Satani cyangwa Lusiferi ava mu ijuru. Icyatumye ava mu ijuru, yagize ishyari mu mutima we yo kwifuza iby'Imana, intebe y'Imana. Iryo shyari rero nk'uko ryavuye ku mwanzi rikabibwa mu muntu, rishobora kugutandukanya n'Imana nk'uko Lusiferi yamanuwe mu ijuru agatabwa ikuzimu. Aho ngaho rero utitonze, kino kintu kirakomeye. Iyo ritihaniwe rirakura rikabyara inzangano, amacakubiri, urwango n'ibindi byaha. Umuntu ubaho mu ishyari ahora ateye nabi rwose, ntababarira kandi ntashobora gukunda mugenzi we nk'uko Imana ibidusaba. Bibiliya iratuburira ndetse mu Bagalatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 19 ukageza ku wa 21, haravuga ngo ko ishyari riri mu bikorwa bya kamere, kandi abakomeza kubibamo batihana batazaragwa ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu buri mukristo akwiye gusaba Imana kumwambura umutima w'ishyari, akamuha umutima w'urukundo, kwicisha bugufi no kunezererwa ibyiza by'abandi. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ariko dusoza hari amagambo twavuga akomeye nk'umusozo. Ishyari ntiryubaka ubuzima, rirabusenya pe, rigutwara amahoro, rikakubuza gutera imbere, rikagutandukanya n'abantu, ndetse rikaba ryanakubuza kugira ubusabane bwiza n'Imana yakuremye na rurema. Bityo rero buri muntu uwo ari we wese uzumva ano magambo, ndamwifuriza kutagira ishyari abandi, ahubwo ibyo akora byose, ibye akora akabishyiramo ingufu, azatera imbere, azabana n'Imana mu rugendo rwe, kandi Imana izamubera inkomezi kugeza ku iherezo ry'ibihe bye. Nibyo nsabiye buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.